nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Genda umukristo mpora mbihamya, nawe igihugu cyose cyanseka. Genda umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Genda umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Genda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Genda umukristo ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora mpesha. Ndi umukristo ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Iby'ino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Genda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Genda umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Genda umukristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavuga